kubanza ivi hasi mbere y'uko ijambo ryerekeye ubusabe ko wifuza ko mu rushingana riva mu kanwa kawe ngo biri mu byereka inkumi kuyikunze kandi uyubashye. Nyamara burya ngo ibingibi ni iby'abadayimoni, mu gihe hari n'uwumva ko ubikoze utariteye uba utamwubashye. Kuko tuba mu isi yo kwigana nawo no guhangana, uyu muco nawo ni nkako winjiye mu rwacu ko pe uvanywe imahanga. Mu gihe kandi umuhindo wo gusaba umukobwa ko mu rushingana wabanje ivi ku butaka umaze gufata intera ukazamuka cyane ugatumbagira ukagera no mu bakristo, Apotre Dr Paul Gitwaza yihanangirije abasore bose bagiye kurongora cyangwa benda kurongora ati ntugaterere umukobwa ivi na gato. Umushumba mukuru w'itorero Zion Temple Celebration Center ku isi, Apotre Dr Paul Gitwaza yatangaje ko ibyo abasore bakora baterera abakobwa ivi mu gihe babambika impeta babasaba ko bazabana karamata byatangijwe n'abayoboke ba Satani, ariko birangira byinjiye no mu bakristo ababuza kuzongera kubikora. Ibi yabigarutseho mu cyigisho yatanze ku wa 22 Nyakanga umwaka wa 2026 kivuga ingeso nziza ndetse no gukiranuka. Yavuze ko atari ngombwa ko abantu bashyira ibintu byose ku mbuga nkoranyambaga kuko ariho abarozi n'amashitani byose bihera bimenya ibintu byabo. Dr Gitwaza yavuze ko abasore bakunda guterera ivi abakobwa nyamara ari imihango yatangijwe n'abatemera Imana. Ati ikindi mbabwira gikomeye mutazi ariko cyatejwe imbere n'abayoboke ba Satani, mwe murabikora abahungu. Guterera umukobwa ivi ngo umwambike impeta biriya muba mukoze ubugiye munsi y'imbaraga zindi, niyo mpamvu mubona ingo nyinshi zitagikomera ubu ngubu. Ati ntugaterera umukobwa ivi na gato, Bibiliya iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. Uriya ni umuco wazanywe n'abakorera Satani, wemerwa n'abakristo ndetse n'abana b'Imana. Ntuzabikore ngo uterere umukobwa ivi. Yohana yagiye guterera marayika ivi, marayika aramubuza amubwira ko ari imbata mugenzi, ahubwo Imana yonyine ari yipfukamirwa. Dr Gitwaza yabujije abakobwa kwemera ko abasore babaterera ivi kuko bisenya imiryango. Avuga ko ari imico y'i Burayi na Amerika kandi abantu benshi baho birangira batandukanye n'abo bashakanye. Ati nibangaye bubatsi Burayi bose batandukanye n'abo bashakanye kubera ibyo guterera abakobwa ivi kuko si Imana ibiyoboye urwo rugo, ruba ruyobowe n'ikidayimoni cy'uwo bapfukamiye. None wowe urabyumva ute? Ese guterera umukobwa ivi koko ni imyuka ya Satani cyangwa wowe urabyumva ukundi? Si ngombwa ngo abantu bese bamenye kutwite ubiposte kuri Instagram cyangwa guki. Uriya mwana deja utangiye kumuteza intambara akiri munda. It's not necessary for you to post that you're pregnant. You are already exposing your unborn child to those people. Ikindi mbabwira gikomeye mutazi. Another thing you don't know. Mutazi ariko cyabaye develope n'abasataniste. But it was developed by Satanists. Mwe muragikora abahungu. And men do it, young men. Guterera umukobwa ivi ngo akwambika impeta, umwambika impeta. Kneeling down. Ibiriya muba mukoze ububaye anda y'imbaraga zindi. Niyo mpamvu mubona amagwa atakicyubaka ubu. When you tugaterera umukobwa ivi na gato. When you kneel down asking a young woman to marry you, you are actually kneeling to a power and principality that you do not know. Bibiliya iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will kneel down for God only. Iriya ni culture yazanywe n'abakorera Satani. That is a culture that was brought by Satanists. Imara yemerwa n'abakristo n'abana b'Imana. Ntuzabikore ngo uterere umukobwa ivi. Yohana yagiye guterera marayika ivi, marayika ngo no ngo ndimbata mugenzi wawe ngo ni Imana yonyine ipfukamirwa. And this is a culture that even believers have embraced. But in the Bible tells us that even John, when he went to kneel down before an angel, the angel said that I am a servant like you. You will only kneel down for God. Young women. Umuhungu naje guterera ivi menya kusenye. When a man uzahita umubwira ati no winterera ivi si Imana. Uzabyange. When a young man wants to kneel down before you, refuse and tell them I am not God. Please do not kneel before me. First of all, that's not part of our Rwandan culture. Where did you get it from? You will look for birds and catch owls.
Timwigana ibyo mureba mu banyamerika bakora. Ndabinginze. Please, I beg you, do not imitate what you see Americans Timurevye bakora. or what Europeans do. Ni bangahe bubatse muri Amerika? How many are married in the US? Ni bangahe bubatse Buraya? Bose naba divorce kubera ibyo byo gutera ivi. Kuko si Imana iyoboye ugo rugo. Ugo rugo ruyobowe n'ikidayimoni cyuwo bafuka.